cyangwa abantu bararwanya abaturanyi nawe uragira ugutunara ngo yego kocora wibeshe sikanyora dirutya amen none mu baturanyi banyu aho mutuye wenda bari kugundagurana ingumi imeze nabi imijyari bari gukubitana arangwa n'ikoti ryacikaguritse ingofero ndetse n'inkoni n'inkweto zishaje cyane bityo bigatuma agaragara nk'umusaza washaje cyane. Yitwa Bijobije Geregwari, amazina yiswe n'ababyeyi ni Manizibayo Prosper. Uyu yabayeho mu buzima bugoye cyane kugeza naho yageze mu kigero cy'imyaka 5 n'ababyeyi afite aburegwa na nyina wabo. Ni igihe ntamenye ubwenge bwo kuvuga intimbesi, ni igihe nabonye numvishije umwana nagiye kwa mama wacu numva yahamagaye nyina ngo ma nibuka ko nta babyeyi mfite. Icyo gihe nari mfite imyaka 5. Baza mama wacu ntariko mama na papa bagiye, ati baragwengeye. Icyo gihe cyarambabaye. Gusa ngo nubwo yabayeho mu buzima bugoye cyane ntibyabuzaga abantu benshi kumwishimira, cyane cyane ko yabaga yiga mu ishuri. Umunyeshuri umwe yabona bamusohoye akamuha igice kimwe cya minerivare ye, akishura igice nawe akishura ikindi. Uyakunzwe ku kigero cyo hejuru kugeza naho usanga video ze zirebwa n'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, abasaza n'abakecuru, abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko ndetse n'abana. Hari naho ugera ugasanga abana bari gusubira mu video ze. Ariko se uyu muntu wamenyekanye ndetse agakundwa kuri iki kigero kiringana gutya yaba ari muntu ki? Nitwe Joseph Bugingo, iyi channel yacu yitwa Bugingo Empire. Guhaye ikaze muri kiganiro. Gusa ndibona gusaba akantu koroshye cyane, reba ahantu handitse subscribe maze ukandeho uburyo bwiza bwo kubana natwe kugira ngo tuzacikwa n'ibiganiro tugenda tugutegurira buri munsi kuri channel yacu yitwa Bugingo Empire. Gusa nkuko twabikubwiye yitwa Bijobije Geregwari, amazina akoresha mu mwuga wo gukina filime. Naho amazina yiswe n'ababyeyi ni Manizibayo Prosper. Akaba yaravutse mu mwaka w'1995. Byumvikane neza ko kuri ubu ngubu amaze kuzuza imyaka 30. Afite umuryango w'umugore n'abana. Gusa iyo muganiye akubwira amateka y'ubuzima bwe yaciyemo ukumva ko ari ubuzima bukakaye nawe nyine. Uko twabikubwiye uyu Manizibayo Prosper yakuze nta babyeyi afite kugeza aho yabimenye ageze ku kigero cy'imyaka 5. Ati akana gatoya kahamagaye nyina kati mama, maze nanjye nibuka ko nta babyeyi mfite. Nibwo nahise mbaza mama wacu nti papa na mama bagiye he? Aransubiza ati baragwengeye. Ati icyo gihe nicyo gihe cyambabaje cyane, mu bihe bibiri byambabaje cyane gusumba ibindi mu buzima bwanjye. Ati ikindi gihe ni igihe inzara yandiye nibana muri gato niga. Gusa ku kijyanye no kwiga kwe izi Musanze Muhoza, yiga ishami rya MCB Mathematics, Chemistry and Biology kimwe na mugenzi we Dr. Nsabi. Gusa ngo igihe babaga bari aho ngaho ku ishuri babaga mu makaraba agiye atandukanye, rimwe na rimwe bakagenda bacishaho udukino tugiye dutandukanye bitewe n'imfashanyigisho bashaka gutanga. Mu muganda igihe abaturage babaga bateranye barababwiraga bagategura udukino tugiye dutandukanye bitewe n'inyigisho bashaka gutanga, nko gutanga mituweli ndetse n'ibindi. Igihe yabaga arimo yiga yize bigoranye, nta mafaranga afite yo kwishyura ndetse yibana muri ghetto. Iyo abisobanura avuga ko kubera uburyo yakunzwe n'abantu bagiye batandukanye akibyiruka, habaga igihe bamusohoye mu ishuri kubera nta mafaranga, umwe mu banyeshuri agakata minerivare ye mo 2 maze akishyura igice kimwe na Geregwari akishyura ikindi gice. Gusa Bijobije Geregwari avuga ko amajije kugera ku bintu bishimishije abikesheje gukina sinema. Ubu ngubu afite imodoka ye bwite ndetse anabayeho neza gusumba abantu benshi hano muri iki gihugu cy'u Rwanda.
gusa iyo abajijwe ku byerekeye uko afata Dr Nsabi avuga ko Dr Nsabi ari nka role model we cyangwa se nkore neza bandebereho. Avuga ko Nsabi afite impano nyinshi zigiye zitandukanye usibye n'izo gukina filime no gutekereza ibyo gukina muri izo filime no kuba yagira umuntu inama mu buzima busanzwe. Ati ni umuntu nubaha nubwo ari umwana wanjye. Ati hanze ya filime ndamwubaha cyane, gusa kuri ubu Biziyobya Gerwari afite filime ye yitwa Inkuru ya Yohana kuri YouTube channel yitwa Yohana. Filime nziza cyane nagushishikariza no kujya kuyireba. Ni naho dusoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Joseph Bugingo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe naho buta.